uko tuzanga hano tugategura urugamba tukanarutsinda, ntabwo ariko bimeze. So ngayo nguko ejo muri space twakoze ngiye nababwiye ko ntagomba kuza ngo mvuge ngo runaka yapfuye jusqu'au aujourd'hui. Ntabwo ngewe ndi umuntu ubika umuntu, ntabwo mbika, ntabwo social media ahangaha ari ahantu ho kubikira, ntabwo ari ukubika kera amatangazo yo kubika yabagaho, ntabwo naje kubikira imiryango, ntabwo ariyo. Ariko ikindi kintu kiriho abantu bagomba gufata bakakigira, niba ukurikirana n'urugamba cyangwa ukurikirana intambara habamo ikintu kiza imbere mu ntambara, priority kiza imbere ni ugupfa. Iyo umusirikare yambaye combat agafata inkweto akayifunga agashyira pistol ku itako cyangwa agafata semugiye agafata imbunda ye, aba ari mu rugamba, bibabwiye ejo. So haba harimo gukira no gupfa. Ntabwo umusirikare afata umusirikare atariteguye gupfa afata iya mbere akavanamo combat agakora nk'abira byabara abakongomani, akambarira uniform ku myenda ya civile. Abakongomani bavuga ngo soki omoni bitumba ikomi makasi bimisate ni wana kima paske nzote ziraka na pièce de l'échange te, ngo nuba n'intambara ibaye nini kuramwe imyenda wirukanye kugira ngo ntabwo umubiri ugira pièce de l'échange. So ntabwo rero abana barwanira kubaho kwabo icyo ngicyo bakizi neza ko ntabwo bambara tennis civile imbere ya teni kugira ngo baze kwirukanka kuko umubiri utagira pièce de l'échange. Oya, kuko ntabwo bikunda. Bazi kugisobanuro cy'intambara, barayisobanukiye, bayizi neza cyane. Abarimo gupfa so ngayo nguko izi drone zarashe. Yes, of course. Arigejya ndeba abantu baza hano ngo goma ngo bakubise umuntu, ngo goma ngo byagenze gutya, ngo uyu muturage yakomporenze gutya. My friend, the area irimo intambara. Uziko nyamara abantu bakomporeninga bakavuga ku ntuza kuri service tagiyenze neza. Izo service mutigeze mubabwa na leta mukumva ko ari koko twaragowe. So ngayo nguko ku rundi ruhande rero ntabwo ibihuha biri gutambutswa ko afane Makenga ngo drone ngo yaramurashe ngo arakomereka. That is the rumors. Yako leta y'Kinshasa ifite ikinyabupfura we no kugira ibanga, hanyuma ikaba yarabigize ibanga. Ariko koko niko ntibigirira ibanga, bagiye kugirira ibanga hanyuma ko batangaje ibindi. So ntabwo ari byo, no kubeshya, it's not the truth. Ntabwo ariko ukuri guhari nuko kumakuru bavuye mu mihanda ku bamotari b'ingoma n'abatwara amacugutu umuntu abagiye akurura nuko ngo abamotari bahari urabizi ko bakata mu makartier ya hose Himbika, Bushongo na fasi yote ingine. Banaona magari ya Mukunzi zo tambole okende probleme zate. Mukunzi za malamu. Boza la calme, boza la bien, nimugire ikibazo. Nuko bimeze. Hanyuma rest in peace Colonel Wiringoma. Ibyo yakoze yarabikoze, yakoze n'ibirenze ibyo yagombaga gukora. Urumva nta rungu afite. Bana reka ze nkubwire, ntabwo afande Wiringoma mu rugendo rwe no gusoza urugendo rwe arushoje kigabo. Shoje kugabo nagende aruhuke. Icyo yarwaniye ntekereza ko kizagera ku mwisho wacyo neza. So kitasanzwe agace cyangwa akarere kari mu ntambara. Iyi ntambara irimo of course abantu barapfa. Nabonye abantu bari gufungura champagne abantu, ariko reka kubwizukuri abasore bahanganye n'ibishwe. Abari umuntu umwe bakagenda bagafungura champagne mukabyina izinzi. So njye Vileginsi biko ntabwo mfite byinshi byo kuvuga kuri space, ntabwo mfite byinshi byo kubabwira, ariko ikintu nabasobanurira kimwe nuko mugomba kumenya ko iyi ni kama kawaida. Umusirikari
umusirikari isaha iyo ari yo yose aba abizi ko niba umuntu yambara combat akambara uniform agomba gupfa. Dore zo abantu bakora impanuka bagapfa, abantu bakora impanuka bagapfa, n'insinzi kugira ngo igereho nuko hari ubuzima bwa bwagiye. So ngayo nguko afande Makenga ameze neza, nta kibazo afite, ni muzima n'ubuzima bwe. Drone zarashye Kano Wiringoma, noneho ahantu abantu babera n'abasazi, yewe nta nubwo ngo se nakubwira gute, ntabwo yari aho yari, nta hantu bari bahuriye, n'abantu bari ahantu batandukanye, urimo kumva. So keretse niba hari ibindi bitero byabaye ntitubimenye cyangwa ntibimenyekane cyangwa ntibitangazwe nk'uko ibingibi byabaye, kuko nta hantu bari bahuriye. Rero mugende mutuze kuko nta hantu bihuriye, abantu mugende mushe, ntagire umuntu wongera kumpamagara kuko nta hantu bihuriye na gato. Ntabwo afande yari ahantu Wiringoma yari ari, bari mu kazi ahantu batandukanye cyane. So nta hantu bihuriye, ariko urumva of course ibyifuzo byaduye nuko bashaka kubyumva, lakini mutulie igihe kizagira atahe, kuko n'umwana w'umuntu n'umuntu. Jay Polly ntabwo muzi igihe Rurema winazanjyana, ntabwo mureke kwifuriza umuntu gupfa mu bitekerezo igihe nikigera azagenda, ntabwo muri bara kuryo muhita mumugirira mugendera, urumva. So Njovile Ginsi biko morning my people, nuko bimeze. Ngira ngo nkuko nabuye ko nta gomba guza ngo mubuke ngo ntangaze ngo umuntu yapfuye, something abishinzwe babikoze, which is okay, ariko uwakwifuza uwahitamo kugenda neza yagenda yushije ikivi nk'icyo mugabo yushije, akagenda nk'uko yagiye, you know what I mean. Nuko bimeze, agiye muri action kandi arwanira reality, arwanira uburenganzira bw'abantu baheze ishanga imyaka 30 yamagana kupfa n'abantu baribwa imbere y'isi reberera. Nibyo uriya mugabo asoje ikivi cye ari gukora, amwe muza mukabigira ngo intambara z'ubucuruzi, mukaza mukabihereza amazina mushaka, but there is a reality. Hari totezwa ry'abantu bazira bari bo bakicwa, mutari mushaka kuvugaho. Hari abantu baje bazana bakavuga turabona ni intambara za politiki. Intambara za politiki zifata umuntu urimo gucuruza inka ze muri turi bakamufata bakamurya. Ese kambazi iyo ntambara ya politiki mujye mutubwira y'amabuye, iyo politiki y'amabuye ihereza umuntu imbaraga zo kurya inyama z'umuntu, which kind of intambara ya economy isunikira umuntu kurya inyama z'umuntu ni economic. Before you came here mukavuga ubusa, sobanurira ni gute biba byagenze gute abo banyapolitike basunikira umuturage uri hariya kugira urwango, akumva ko afaje gufata ikiremwa muntu nkawe akamufata akamurya. Mubwire biba byageze ku ruhe rwego kugira ko abanyapolitike bashobora kumanipira, hakaza imbaraga za politike ku buryo umuntu afata umuntu imbere ya kamera akamubaga akamurya. Intambara za politike tu. So the thing is, amazina byakwita byose, uburyo byakoreshwamo, inyungu byakoreshwamo, hari realite idashobora kuvaho. Ariko nunsobanurira ko hariho ubushobozi bw'abanyapolitike bashobora gushyiramo abantu mo hariya bakabaha imbaraga, noneho umuntu akumva ibyo bintu nibyo. Abantu kuri TikTok bari kunyandikira ngo Wiringoma yitabye Imana. Wiringoma yararashwe na drone, mu ijoro ry'ejo hashize ku masaha ya 8:45. Ibyo bitero byatwaye ubuzima bwe, nibyo Wiringoma yarapfuye, yararashwe arapfa ejo. So icyo nari kubabwira ni iki, hari ikintu mudashobora guhindura na realite, mudashobora kuvanaho inyito, uburyo byakoreshwamo byose. Ikiremwa muntu cyaba gifite puissance cyangwa ubuyobozi cyangwa abantu b'abayobozi n'abo banyapolitike baba bafite imbaraga zitari z'umwana w'umuntu, bashobora kujya muri politike z'ubucuruzi, noneho zigasunikira umuturage kwanga mugenzi we, hanyuma akamubaga akamurya.
imbere ya kamera bakamurisha umugati. Stop that nonsense. Ibyo bintu mujye mufata umwanya mukabivuga, mukabitekerezaho, mukabireba, cyangwa ntabwo byo biri ngombwa. So ngayo nguko, ntabwo mbere yuko mugomba abantu baza hano bagafata details bakazishyira hariya, mujye mugenda mutene konti murebe kuri iyo ideology aho umuntu arya undi. Cyo nemera ni kimwe, wenda can use that icyo kibazo ukagikoresha mu nyungu zawe, ariko I don't think ko ushobora kuzavuga ngo ni intambara z'amabuye, ngo ni intambara runaka. Stop that nonsense. Ahantu bihuriye. So Wiringoma muri revolution urugendo arucumbitse, ntabwo abikoze nk'ikigwari. Agiye neza nk'umuntu wanze akarengana agahaguruka, akurira indege agafata ibirometero. Kwa ba Wiringoma nta ntambara ihaba, nta rusasu ruhaba ahakomoka. Yabivuze kenshi. Uyu munsi rero azize kwanga akarengane no guhaguruka akakarwanya. Hello. So ngayo nguko, n'abandi bazagenda, n'undi wari usazahaguruka agende, ariko umuntu wese wahagurutse agafata intwaro akajya kwamagana akarengane nk'aka ngaka, nuko we aba yamaze kwirenga. Nababwiye ko mu buzima bwa muntu umuntu abaho mu buryo bubiri. Hari umuntu ukora ngo abeho, hari n'umuntu ubaho ngo akore. So abantu babwi muri action nk'ingi baradeterminiye bakarwana n'imbaraga zibaruta, ni umuntu uba uriho ngo akore, ntabwo ari umuntu ukora ngo abeho. Turi kumwe? So rumors ziza n'izi conspiracy zari zimaze kwinjira mu bantu batangiye gututombesha ngo afande Makenga yarashwe. Ntabwo yarashwe. Ntabwo ibitero byanabereye n'ahantu yari kure yaho cyane, kure mu bice bitandukanye bidafite ahantu naho bihuriye. So nta hantu bihuriye rero, mutuze. Nta hantu bihuriye cyane. Besenke yari kure cyane kabisa. Ahantu yari no mu rubaya ni kure, ni nko mu burasirazuba no mu burengerazuba. Urumva? So he's okay, he's fine, he'll be okay. Urumva? Rurema aracyamudutije, ntabwo ibyifuzo byanyu biragera bimutwambura. We gonna stay with our brother, kandi arahari. Kandi nkuko nari mbibasobanuriye, impamvu koze ibaruta bose. Aya masaha nawe niyo yacumbika, impamvu yakomeza, kandi abo kwiharwanira no kongera kwitanga barahari benshi. Barahari n'abandi barimo kuvuka. Ibi ngibi mugomba kubishyira mu mutwe mukabimenya. So okay, abayita andi mazina n'abayishyira mu bundi buryo, it's okay. Ariko remember ko harimo abantu bamaze imyaka n'imyaka. Abana bavuka badashobora gukandagiza ikirenge wabo, abana bavuka badashobora kuhakandagira. Uburyo mwabyita kose rero, that's the reason umuntu haguruka akavuga ati kuki abantu twese ngo duhuje igihugu bashobora kwisanga muri ubu buzima. They wake up, bagahaguruka, bakagenda, bakarwana. So listen, peace. Kano Wiringoma, ariko is conspiracy. Ntabwo afande Makenga yari afite ahahuriye n'aka karere, yari kure cyane. So ngayo nguko, abantu bati no gupfa ego. Hari amarangamutima abantu bamukunda. Uyu ni umugabo wakoze akazi ke neza mu gihe cya nyacyo, agakora neza cyane. Turi kumwe? Agakora neza cyane, agakunze, akishimiye ibyo akora, byumva, atambutsa message. Nk'uko ikwiye. Ubutumwa bwa Wiringoma